impuguke ku mateka y'u Rwanda n'abashakashatsi bitabiriye inama mpuzamahanga kuri jenoside yabaye kuwa 5 Mata umwaka wa 2012 bagarutse ku mateka y'u Rwanda berekana inkomoko ya jenoside n'amagambo yahembereye urwango kugeza ku bwicanyi. Ibibaye ubwo harimo kwitegurwa kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Iyi nama ikaba yaritabiriwe n'abantu b'ingeri zose. Senateri Professeur Laurent Nkusi nawe watanze ikiganiro muri iyi nama yavuze ko jenoside yahemberewe n'amagambo y'urwango abayobozi bagiye bakoresha. Aha akaba yaravuze ko mu rwego rwo gucamo abantu ibice bagiye baka abantu bamwe ubunyarwanda bakabitiranya n'inyamaswa. Senateri Mugesera haraho yagize ati mu rwego rwo kubatesha agaciro no kubiba urwangano babitaga inzoka cyangwa inyenzi. Professeur Laurent Nkusi avuga kandi ko abayobozi bagiye bakoresha amagambo akomeye agamije ubwicanyi, nkaho bavugaga ko ushaka gutwika ibyatsi abanza kubyegeranya cyangwa ngo uwica imbeba ntababare rihaka. Akomeza avuga ko amagambo y'ibinyoma n'urwango ariyo yabibye ubugome n'urwango kugeza ubwo abanyarwanda bicaga abandi. Abatanze ibiganiro bagarutse kandi ku ijambo rya Dr. Laurent Mugesera ubu uri mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda yavugiye ku Kabaya mu mwaka wa 1992 muri mitingi y'ishyaka rya MRND ryari riri ku butegetsi mu gihe cya jenoside, aho yakanguriraga abantu ubwicanyi rikaba rifatwa nk'iryatije jenoside umurindi.